ubwoba n'agahinda, itorero ADEPR rigeze hafi. Ngira ngo rigeze aho umwana arira nyina ntiyumve, niba aciye umugani w'abana cyangwa se w'abakuze, ariko itorero rigeze iyo umwana arira nyina ntiyumve. Na Yesu biramubabaje. Itorero riri kugenda rihinduka, rivugurura, ryoroshya, rivugurura, ryinjiza biriya ibintu binateye ubwoba cyane. Nuko tugeze ku rwego rw'uko umuhamagaro utakikenewe. Itorero ririmo kwinjira mu byaha. Aho kuva mu byaha, kuvana abantu mu byaha, ririmo kwinjira mu byaha, ryinjiza n'abandi mu byaha. Ryinjiza n'abandi mu byaha. Niyo ngorane ihari. Niyo ngorane. Bajya bavuga rero bakavuga ngo hari igihe bitobamira ku isoko, hari n'igihe bitobamira ahatari ku isoko. Ubwo aho biba bitobamye nabi ni hehe? Ku isoko. Isoko niho, kuko isoko niyo igaburira indi migezi. Indi migezi yose. None biri gupfira mu bakristo cyangwa biri gupfira ku bayobozi? Biri gupfira ku bafata ibyemezo. Abafata ibyemezo bo hejuru bakomeye. Niho birimo kwangirikira. Ubwo ni ku isoko. Ni ku isoko. Ni ku isoko. No kuvuga rero itorero ubundi ryakabaye ryigenga. Mbere hakiriho amaparuwase, ADEPR yari imeze neza. Hakiri ibyitwa uturere, itorero ryari rimeze neza. Buno rero ibyo byose byarasenyutse, hasigara itorero rifite umuntu umurije. Ariko buri itorero ntirisigaye ku gisozi ahari gusa. Risigaye ku gisozi. Nibo bafata imyanzuro. Nibo bafata imyanzuro bakabizana bakabitura ku bakristo, kandi ubundi harabagaho inama ivuye hasi ikazamuka ikagera hejuru, bakajya kubinonosora neza bakabigarura bitunganyije. Biravugwa ko rero abantu baguze ADEPR cyangwa bayishimuse, kuko ADEPR ntabwo ikiri mu maboko ya Yesu. Nta nubwo ikiri mu maboko y'abakristo. Bararimwambuye. Iri torero biravugwa ko ryaba riri mu maboko y'abantu bigeze bazunguza idarapo ry'ubutinganyi ku ruhimbi. Birashoboka nimba ariko byabaye, kuko birashoboka ko ari cyo baba bishaka. Kuko urabona ko aba bagabo nyuma y'uko bahavuye ibintu byafashe indi sura. Byahise bihinduka bifata indi ntera. Iryo daraporo ryazanye n'icyaha gihita kinjiramo, babura ukuntu bagiye. Uyu munsi wa none rero ntabwo ADEPR ikiri ADEPR abantu bazi. ADEPR y'ubu iremera kudefiriza, iremera amaherere, ibyo ni ibyaha. Iremera ipantaro, ibyo ni ibyaha. Iremera ko abamama baba bashumba, n'abanyweye inzoga ntabwo babitahura ngo babone. Ubwo amaso y'umwuka iyo avuyemo, ngo aho umwuka utari abantu babibyigenge. Ni ukuvuga rero itorero aho rigeze ntabwo rikibuka imvune ryavunitse rijya kubwiriza abantu ribakura mu misozi. Ntabwo ryitaye ku iyo mvune yabayeho, ko Kristo yabatumye ibisarurwa kandi akeneye byinshi. Ahubwo itorero rigeze igihe ryita ku mafaranga yinjira ubwinshi bwayo na makeya asohoka. Kuko niba umuntu akubwira ati amafaranga abaye make, mugabanye abakozi. Abo bakozi baba bakoreraga amafaranga cyangwa bakorera Yesu? Bakorera amafaranga birumvika. Bakorera amafaranga. Kuko gukorera Yesu nta bintu by'amafaranga biri. Niba ari ikibazo cy'amafaranga bakabaye abakozi Imana bashyize hamwe, bakabaye bose bahagarika iyo mishahara tugakorera umuhamagaro, tukaba ariwo dusigara. Ahubwo nyine ayo mafaranga hanyuma agakoreshwa nk'uko kera byakorwaga, bakareba icyo bagenda bakorera abakristo. Oya, niba dusipoze ko niba turi abashumba 1000, example, abashumba 1000 bahembwa buri muntu ibihumbi 10, amafaranga kabura. Yesu mu bigishwa biyo yabaga ifi imwe barayisangiraga, waba umugati umwe bakawumanyura bakawusangira, kaba kadivayi bakagasangira, basangiriraga hamwe ibyabo byose, bakarara hamwe, urugendo rwabo rukaba rumwe, bakaba bari kuva mu isi bagiye mu ijuru. Intego ari ukureka ibyaha, bakambara gukiranuka, bakihanganira imibabaro. Aba bantu bo muri ADEPR aba bashumba ubu bashyize hamwe. Ntabwo bashyize hamwe. Ubu ni umwe. Kuko Ananiya na Safira nicyo bazi. Kuko banze ntabwo bashyize hamwe. Ntabwo bashyize ku ruhande. Hanyuma rero za mbaraga ziba ziramufasha. Ubu rero bashaka ko izi mbaraga ziza zikabafata. Nabo ahubwo bashobora kuzafatwa n'imbaraga zafasha Ananiya na Safira. Kuko urebye niba uri kwitegereza nawe ukaba uri kureba ikibazo gihari, niba hasigara abashumba bamwe bashobora guhembwa agatubutse,
abandi bashumba bandi bakababwira bati mwebwe mugende mwihangana. Ubwira kwihangana we kutihangana ihereho hanyuma ibyo kuko ibyo nawe uriyeho nabo babigira. Ijambo ry'Imana batumutwigisha natwe twigisha twanize uhereye muri kera hacu. Haravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Aba bantu uko bikunda niko bakunze abagenzi babo. Biragaragara. Bafata abapasiteri 3500 ukababwira ati mwebwe nimusohoke hasigaye ibiryo bike. Hacamo umwaka n'igice ukabwira abandi 2700 ati namwe muba musohotse ati haracyarimo dukeya kandi wowe urimo. Ashigaje kwirukana abakristo rero. Ashigaje kwirukana abakristo. None abakristo none arimo kwirukana ko baramutwara kuri leta. Leta iri bubafashe no kuva mu byaha se kandi no kureka ibyaha. Oya ahubwo ubwo umuhamagaro ubundi twakabaye duhamagarirwa duhamagarwa. Umuhamagaro twahamagawe n'uwaduhamagaye wari habwa ari uw'amafaranga. Ntabwo ari uw'amafaranga, no kureka ibyaha. No kureka ibyaha. Leta ikoroherwa kuko abanyabyaha tukaba abafatanyabikorwa na leta dukura abantu mu byaha. Ngira ngo rero uyu munsi wa none byahindutse agaterera nzamba idiri yabaye idiri. Kuko ibyo barimo gukora leta iyo yabitangiye kera. None se bagiye gufasha leta ahubwo bo nibafasha leta kubana abantu mu byaha hanyuma leta iyobora abantu badafite ibyaha. Ahubwo se leta ivuze ngo abantu bubaka urusengero rujyanye n'igihe ibyo bintu bihuriye no kwirukana abantu. Nabona leta yo kuvuga ngo mwubaka ahantu habereye abantu. Oya none si byo leta bihurira hena. Leta nta kibazo cyo ikora nk'ibya leta byo kumubiri. Oya byo si no mu rusengero gusa no mu baturage leta iravuga ngo ubu ntiwakubaka nyakatsi. Gahunda ya leta ni ugusukura igihugu kikaba ari cyiza, abaturage ku isonga, inzu nziza n'ubuzima bwiza. ADPR n'andi madini tureke na ADPR kuko n'abangirikani barirukanye. Urumva ko uwo mwuka wa kera wayanzoka ya kera ukomeza kugenda winjira. Ubu buriganya rero Satani ari kujugunya mu bantu bishobora gutuma itorero rigwa mu cyobo. None se agize ngo hano habura ubugingo bw'abarimu ubuhataka, habura ubw'abapasiteri nyine barimo kwangirika, abana babo se abagore babo barimo kubangiza, abuzukuru babo. Ni ukuvuga rero Izaya ashobora kuba ataratekereje kabiri ngo agaragure gatatu arebe imiryango yari yarishyize hamwe ikitwa DP, ikitwa abakristo, arebe n'ingaruka bishobora, arebe n'igihombo yise afite. Nge sinzi abajyanama be n'uwamugiriye inama yo gufata icyemezo, ahubwo yari kuganiriza abantu akababwira ati dushingiye ku bw'imikorere turimo, reka tuvuge ko turi gukorera umuhamagaro gusa, kuko n'ubundi tubasengera ni umuhamagaro dusengera si umushahara, ahubwo nimukomere ku muhamagaro, yenda uwakoze nabi acyahwe, wakoze icyaha cyahwe, ariko udasohoye itangazo ngo hahagaritswe, hirukanwe, mugomba kuba mumaze kuba mwatanze impapuro zihagarika imirimo yanyu. Ariko kwirukanwa iyo arebye mu rugendo rwo mu butayu, Kora, Datani na Biramu ko aribo birukanwe n'Imana ku ibyo bakoze, none kwirukana mu itorero ry'Imana abikuye he? Ariko ubundi iki gihe nicyo kwirukana abantu b'Imana. Hari imitwe y'abiyita ngo abuzukuru ba Shitani, ubwo icyo ni igihe cyo kwirukana abantu b'Imana. Ahubwo ni igihe cyo guhama, ahubwo hari abarozi nka Sarongo uri kwiba abantu, yagombye gusengera abandi bapasiteri kugira hari ba mpano y'Imana bari gutuburira abantu. Ibi ntabwo ari byo. Uri kubona na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ari kuvuga ati abantu bari kwambara ubusa, uhereye no kuri umukobwa wirongoje icupa yitwa Emeline. Uri byose kandi bije muri no kuvuga 2025 uwo muyobozi umuyobora bagombye kumuzana bakamubaza niba ari byo yabigiye mwigisha. No kuvuga rero iyo ni inkuru imaze iminsi icicikana ku mbuga nkoranyambaga, aho umwana w'umukobwa yirongoje vida akifata video igatumuka. Urabona ikintu kigiye ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo ibyo ni ukuri cyangwa oya ntabwo ari ikintu nibyo kuri YouTube bya bintu byo kuvuga ngo oya nta biracitse, nta views abantu bari gushaka, nibyo kuri ibyo bintu n'amashusho ariho rwose bataramukurikirana. Oya baramufasha arafunga umutwe ntabwo ari hano arafunga. Oya ntabwo ari uko ari umusazi, ubwo ashobora kuba yarawewe nk'itabi, ariko urumva rikarisa n'irimutokoje. Ariko nyine tugarutse ku kibazo cyacu, aho rero niho bavuga butumwa badakwiye guhagarikirwa imihamagaro, ahubwo babonye akazi, babone kujya kwigisha abantu bakava mu byaha. Nose ko kubirukanye ugize ngo bajye gukora iki? Aho rero iyo uri kwirukana
ni ikintu kitari cyiza ubundi kwirukana ariko uzi icyo ari cyo ntabwo ari byiza na Yesu kwirukana ni ikintu uzi ko na Yuda atirukana. Yuda ntabwo yirukanwe rwose. Uzi ko n'abakora ibyaha Bibiliya ivuga ngo urukungu rukurane n'amasaka nta jambo ugira ryo kuvuga ngo ndirukane. None se Yesu cyagiye baje kumufata yarababwiye ati njye mbamamagaye data kohereza legiyoni, ariko urugamba turimo si urw'umubiri, ntabwo ari urw'umubiri, ni urw'umwuka. Ubu rero birashoboka ko hari undi mutwe hejuru tutazi tutaramenya, ariko ngo nta gitwikiriye kitazajya ahagaragara. Twihumurije turi no kumva haba hari umutwe washimusa ADEPR, birashoboka biyobowe mu buryo muri systeme tutazi. Abanyamasengesho nibakozeho, reka tubwire abantu ahubwo batake basa, hanyuma tubwire Yesu agira icyo akora byihuse. Izayi nimba ari wamushyizeho ngo amurebere intama zo mu Rwanda, rwose Yesu arimo kubireba, ntabwo arimo kuzireba. Bibaye kwa kundi ngo umugaragu natangira gucagagura abagaragu bagenzi ngo shebuja azaza mutungure, ibyo azamugirira nawe bisome muri Bibiliya bisangamo. Oya ngo akebugeze bo niko uzagererwamo bagukubire karindwi. Buriya nawe rero ibyo arimo gukora nawe biraje bimugarukeho, nawe yumva ukuntu bimeze, bimugarukeho. Nimba azi ko biryoshye nawe araza bigotomere yumva uko bimeze. Ngo ugwishigishiye ararusoma. Ubwo rero yakabaye amenya ngo ibyo ndakorera abandi ngewe bikorewe aho birashimishije, biraneje. Aho mu rugo iwawe wakwicara ukumva unezerewe bagukorera icyo cyo. Ubundi ngewe namenye ubwenge, inzu y'Imana yubahwa cyane, ku ruhimbi hubahwa cyane. Ariko iyo umva ngo abatinganyi buriye bahagarara ku ruhimbi, ukumva ngo anniversaire n'indi minsi mikuru iri kubera ku ruhimbi, ariko buriya nzi wo batubiye buriya ntirabizi. Oya nose kubizi natwe mwivuga butumwa, iyo uzava Nyagatare ugiye kubwiriza uzana icyemezo, uzana recommandation. Ubwo ntiyayizanye, n'uwo mutinganya aba yayizanye, ubwo yarayizanye kamemo. Ahubwo se urumva uwo yajya kurira indege akaza nyine adafite aho agiye, ntibagenzuza umwuka. Iyo usaba visa uretse ko u Rwanda yenda twe nta visa ari umutekano mwiza biba bigomba, ariko iyo ugiye hanze bakubaza ngo ugiye gukora iki, ni visit n'akazi, baguha recommandation biba byanditse ibyo uzakora kuri passport. Nawe rero mu kubakira nibyo yakiriye. Mpamya rero ko ndumva ngo ubwira uwumva ntavunika. Ibyo byose gusa nibagerageze bubahe Yesu. Iyi nama irasetifu ubutumwa nicyo twifuza kumvikanisha, biriya bitwemeranya nabyo, nta nubwo tubyemeye, nta n'undi ubyemeye. Ubu niba nabura bari kubyemere, u Rwanda ni rugari, bajya kubona ubona umwe aranditse muri comment ati ngenda byemera, ati ngenda bishyigikiye. Turamenya abatarimo gushaka kujya muri ambulance, turabamenya. Ubwo rero hakabaye ko tubwira abantu ngo kira mutu na gikapu cyake, ariko twe tubwije abantu ukuri. Nabo nibarebere itorero kubona ko rigenda ryerekeza ibumoso, riri kuva mu nzira, kuva mu nzira y'ukuri n'ubugingo, rikagenda ryegera mu nzira itari y'ukuri n'ubugingo. Ni inzira y'ibinyoma, ni inzira y'ibinyoma, ni inzira y'ibinyoma, kandi iherezo ryayo ni ukurimbuka. Ariko waricunguye n'uwaribambiwe turamutabaje, ni umwana w'Imana, w'intama w'Imana Yesu Kristo, yarimeneye amaraso, ari maso ntasinzira. Tumubwire ngo niba arabibona rwose nagira icyo abikoraho rwose, abantu maze atararengera bave mu rungabangabo, bamenye ko uwo bakurikiye ari Yesu, atari umuntu waza ngo bahagarike muri gukomeza kugenda. Ngira ngo rero abadukurikiye mu mpande zose turabashimiye umwanya twabanye muri iki kiganiro. Ibyo rero byabaye Nebukadineza ashyira abahungu mu itanura ry'umuriro ngo niwe bagomba gusenga. Abahungu rero barabyanze, baravuga bati iyo Mana nawe itadukiza, nawe yadukize, ntabwo turi gupfukamira igishushanyo cyawe. Niyo mpamvu rero ubu birashoboka ko hariho bigeze ko abahamya bagiye kugaragara, abahamya nabo bagaragara. Uretse bariya bagenda bavuga ngo ni abahamya ba Yehova, ariko abahamya ni abahamya muri ibi bihe biba bigoye, bigoye biruhishe, bagahagarara bagahamya. Nk'ubu kuri Ambulance TV turimo guhamya ukuri twigishijwe, dusoma muri Bibiliya uko Yesu yatanze, kandi Yesu ni ukuri. Ufite Yesu rero ntabwo akora biriya, ahubwo akora